Jesse nk'uko mubibona, inkuru y'incamugongo, inkuru y'amayobera, inkuru y'urupfu rw'umugabo n'abana be babiri bapfuye bahiriye mu nzu. Uyu mugabo Emma ni umugabo ufite ibigwi, ufite izina rikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye na show business yo mu Rwanda. Ubwo nituvuga show business wumve ko ni umuziki, ni filime cyangwa se sinema muri rusange, mu rwego rwose iyo sinema yabirimo, hanyuma no mu bindi bigenda biduhuza na show business yo mu Rwanda. Uyu mugabo Emma ni umugabo ukomeye cyane, ufite ibikorwa, wavugishaga ibikorwa apana amagambo, kubera ko ngira ngo murabizi hari abantu benshi yagiye afasha mu bijyanye n'umuziki. Harimo abo ba Riderman, abahanzi bakomeye bamaze kugira izina rikomeye, harimo abo ba Riderman, harimo ba Mico the Best, harimo n'abandi benshi mwagiye mumenya. Hanyuma mu bijyanye na sinema nabyo murabizi ko yagiye agirana imishinga myinshi kandi ikomeye n'abakinnyi ba sinema cyangwa se ba filime mu Rwanda. Harimo abo ba Ketchup, harimo abo ba Damuru Selemani, harimo ba Ndimbati, harimo ba Njuga, harimo benshi ba Clapton Kibonke, benshi cyane. Yagiye rero agirana imishinga nabo bagakora amafilime tukayamenya, agakundwa cyane. Hanyuma rero umugabo wari ufite amahoteli atandukanye, umugabo wari ufite hoteli nziza cyane i Musanze, umugabo wari ufite utubari twinshi cyane mu mujyi wa Kigali tuzwi, umugabo wafashaga cyane show business cyangwa se showbiz yo mu Rwanda. Uyu mugabo rero Emma nk'uko mubibona ni umugabo wari ukiri muto rwose, wari ukiri mu myaka mito cyane, wari ufite ejo hazaza, wari ufite gukomeza agafata inkingi cyangwa se urufatiro rwa showbiz yo mu Rwanda, kuko ni umugabo wari umaze kumenyekana haba mu Rwanda haba no hanze kubera ibikorwa bye byo muri showbiz. Yari umushow businessman ariko akaba n'umu businessman mu buryo busanzwe, akaba umushoramari, akaba umucuruzi, akaba umuherwe. Uyu mugabo rero atuye ku Gisozi, kuko mwagiye mubibona mu mashusho atandukanye no mu biganiro bitandukanye byagiye binyura mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo yarahiye, yapfuye ahiriye mu nzu n'abana babiri, ariko apfa ahiriye muri iyo nzu ari we uyitwitse. Hanyuma bikaba bivugwa yuko uyu mugabo bishobora kuba byaratewe n'amakimbirane yagiranye n'umugore, cyangwa se yarasanzwe afitanye n'umugore. Ayo makimbirane ashingiye ku bintu bibiri ngiye kukubwira, kandi byagiye bikavugwa n'inshuti ze za hafi, bikavugwa n'abantu bakurikiranaga ubuzima bwabo, bakurikiranaga movement zabo, imibanire y'urugo rw'uyu mugabo n'umugore we kuva mu ntangiriro kugera kuri uyu munsi w'iherezo ryabo cyangwa se y'urwo rugo rwabo. Kanda subscribe ukande kukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Rukumbi TV. Uyu mugabo bikavugwa yuko yari afitanye ikibazo n'umugore we, ikibazo cya mbere giteye gitya. Uyu mugabo imitungo yose yari afite, yose nta n'umwe ngo wari ukimubaruyeho, nta n'umwe wari ukimwitirirwa. Guhera kuri iyo hoteli ukagenda ukageza ku tubari n'izindi business nyinshi yari afite. Bikavugwa yuko umugore yagiye byose
akabishyira mu mazina ye, ku buryo umugabo nta kintu na kimwe yari agifiteho ijambo. Bikavugwa yuko rero uyu mugore ari we muntu wari ufite amafaranga, cyangwa se wari ufite amafaranga cyangwa imitungo myinshi ifatika cyane kurusha umugabo. Ubwo urumva no kugenda agahindagura n'ibyangombwa, niba harimo bya bindi ngo byo kubana mu buryo ngo bw'amategeko, ngo bwemewe n'amategeko daweya, urumva ubwo yaragiye arabifata atwara ibyo byangombwa. Buriya ufite amafaranga ubu yafite, ifaranga riravuga, ifaranga ntacyo ridakora. Aragenda ibintu byose arabihindagura, hoteli yiyandikaho, ibintu byose urumva, n'amasambu n'ibibanza n'amazu hirya no hino n'amabizinesi hirya no hino, byose biva ku mazina y'umugabo bijya ku mazina y'umugore, ku buryo bivugwa ko abari hafi y'uwo muryango cyangwa se inshuti z'uwo mugabo, bivugwa ko rwose yari ageze aharindimuka, yashoboraga kuzaba ari no gusabiriza mu minsi iri imbere. Ibaze rero nk'umuntu ufite imitungo ingana gutyo, akazageraho akagera ku rwego rwo kuba yabwira umuntu we w'inshuti ye, cyangwa se uwo yafashije kuzamuka, cyangwa abo yakoreshaga akazi, ati nimumfashe, mumpe, ngiye kuburara, ngiye kwambara ubusa, ibintu byakomeye. Mwibaze namwe, icyo ni ikibazo cyane gitera umuntu w'umugabo ubwoba wihaye, wari usanzwe wiha, kuba noneho yavuga ati ngiye gusabiriza. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ahita amera ka wa mugani ngo isazi nzima iruta intare, cyangwa se ngo bavuga ngo iki, niba ngo bavuga ngo intare yapfuye irutwa n'isazi nzima, nuko wenda simbizi, ariko nuko bimeze. Umugabo rero aravuga ati ibi ntabyo, ngomba gufata umwanzuro, kuko ntacyo naba nsigaye mara, ntacyo naba ndi gukora, niba ntagifite uburenganzira ku mitungo, niba nta jambo nkigira mu rugo, naba maze iki, naba nkitwa nde, naba nkitwa iki? Niba abo yafashaga hari uwashoboraga kuza akamubwira ati noneho ndashaka ko dupanga umushinga umeze gutya, akamubwira ati muvandimwe, nta burenganzira nkifite ku mutungo, ibyo bintu ntabwo, ubu noneho sinabishobora. Uwo muntu noneho we aribaza, akavuga ati noneho ubu jyewe maze iki, noneho ndi iki hano muri uru rugo, ndi iki? Bavandimwe rwose, buriya abantu bararenganye, abantu bapfuye bahagaze, bajya gupfa bagashiramo umwuka, ariko barabanje gupfa kera bahagaze. Ikindi cya kabiri kivugwa yuko uyu mugabo yaba byaramuteye ku iki kintu cyo kwiyahura, ndetse akanica n'aba bana babiri, ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi birazwi yuko abana babiri, umwana umwe uwo mugore yamushatse amufite, umwana umwe w'umuhungu mukuru w'imyaka 12 yashatse umugore we, ni umugore musanzwe muzi ukunze kwitwa Nyirabisabo, yamushatse afite uwo mwana. Haza kuvuka n'undi wa kabiri, haza kuvuka n'uwa gatatu. Hanyuma ubwo urumva uwo wa kabiri nawe, uwo mugabo akaba afite amakuru y'uko atari uwe. Ibyo bisa na bya bindi bya Platini wagize gutya agaciza ubusamo, akibeta, akagenda agapimisha DNA y'umwana bitewe n'amakuru yari asanzwe afite, agasanga umwana si uwe. Platini nuko ari overmind, yagize kwihangana ntakore igikorwa cy'ubunyamaswa, ahubwo we agashaka kugira ngo atandukane n'umugore
umugore ajyana umwana kwa nyirawe cyangwa se amwirerere. Ariko ubundi hari abantu batajya babasha kwakira ibintu. Umuntu amaze imyaka irenze 10 arera abana batarabe, aje kubimenya, amenye ko abana atarabe, noneho hiyongereho n'agasuzuguro ko kwamburwa imitungo n'iki, kandi gasuzuguro ko kumenya ko umugore we afite n'abandi bantu ku ruhande, ari nabo wenda bamuha n'iyo mitungo ikomeye, ari nabo bamugira n'amanama yo kugira ngo asuzugura umugabo, amwambura imitungo, amwambura uburenganzira. Ibyo byose umugabo akabimenya, ese ari we wakora iki? Hanyuma umugabo icyemeza yuko yabikoze kubera ko abo bana yamaze kumenya ko atarabe kandi yashakaga kubica, nuko yafashe akana gatoya, gato cyane ngo kari gafite imyaka 2, wenda akaba ari we yemera ko ari uwe, kuko ubwo niba yarakoze izo teste bose yarabakoreshereje. Hanyuma abwira umukozi ati wowe urarara hariya n'uyu mwana, mwebwe turararana. Abana kuko basanzwe bazi ko uwo nguwo ari papa wabo, bo nta rwikekwe bari bamufitiye, bemera kurarana na papa wabo. Kandi uretse nuko ari n'abo bana, niyo waba uri umuntu mukuru, nta utazi icyo mu muntu ni kure cyane, utazi icyo umuntu atekereza, ntago wajya kuvuga ngo yango ntago ngo turarana, ngo ntibigenda gutya. Abwira abantu bo mu urwo rugo bose ko bagomba kuryama kare, kandi ko adashaka kumva abantu bamusakuriza bavugira ku matelefone bagira gute, bakureho amatelefone. Umugabo atuma essence yuzuye ijerekani, munzanire essence barayizana. Bamaze kuyizana, umugabo isaha igeze yateguye, agira gutya, afunga inzu yose, afata ya essence ayimena mu nzu hose, no ku bikoresho byose biri mu nzu bishobora gushya. Hanyuma umugabo aragenda aratwika. Amaze gutwika, umugabo arashya, ahira mu nzu n'abana. Uyu mugabo ntabwo ngiye namushima ko yakoze igikorwa cy'ubutwari, kuko kwiyica mbere na mbere, ari umuntu w'umugabo, ari umuntu ufite ibikorwa, ari umuntu ukiri muto, ushobora no kujya uzwi cyane, haba mu gihugu haba no hanze yacyo, washoboraga gufata umwanzuro akavuga ati uyu mugore reka musigire ibi ngibi, jyewe ngende nshaka ibindi, uyu mugore reka musigira abana be, jyewe nzagenda mbyara abandi. Akaba yanakwambuka imipaka akajya gukorera no hanze, kuko imipaka yo hanze y'igihugu irafunguye, abanyarwanda bemerewe kujya gukorera aho bashaka, cyo kimwe nuko n'abanyamahanga bemerewe kuza gukorera mu Rwanda. Hanyuma umugabo nk'aho yatekereje gutyo, umugabo wahitamo kwiyahura, ariyica, yica n'abana. Abana nubwo batarabe, ntako bana nabi igihugu, kandi abana bo bari bazi ko ari se. Igihe icyo ari cyo cyose umwana wamwitayeho, nuba azi ko utari se, umwana iyo wamwitayeho icyo gihe nawe akwitaho. Umugabo arimo arakura, abana babo barimo barabyiruka. Igihe cyari kuzagera akagera mu zabukuru, agasigara akeneye b'abana bamaze kuba basore, ariko akora igikorwa cy'ubugoryi, cy'ububwa, cy'ubusenzi. Abana batwikira mu nzu, nawe aritwika. Ibyo bintu ntabwo ari byo rwose. Uyu mugabo wenda birumvikana yagize ibibazo byinshi bitandukanye, yagize depression, ariko ntabwo depression yagize ntabwo yari gutuma akora iki gikorwa cy'ubunyamaswa kimeze gutya. Hanyuma rero ntabwo uyu mugabo byamutunguye, bivugwa yuko ari igikorwa yari amaze iminsi ategura, yari amaze iminsi atekereza, yaragipanze. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko abamukurikirana hafi b'inshuti ze bavuga yuko hari umuntu
wayoboraga bizinesi ze, hanyuma yari yashinze ibikorwa bye, baje gukora impanuka mu modoka bagapfa. Hanyuma mu kujya gushyingura uwo muntu, umugabo ntiyagiyeyo. Inshuti ze ziramwicaza, ziramubaza biti ni iyihe mpamvu yatumye utajya gushyingura uriya mugabo? Umugabo ati yewe ntabwo nashoboraga kumushyingura kuko nanjye ndiho ntariho, kuko yarababwiye ati nanjye ejo ndamukurikira. Bivuga ko nawe ubwo ni nkaho yari kubasubiza ati nta murambo ushyingura undi, nta mupfu ushyingura undi, nanjye ndi umupfu, nanjye ndi umurambo, nanjye munshyingure. Ntabwo nari kujya kumushyingura kandi ndi bumukurikire. Urumva niba umugabo bari baramumukuye ku mitungo kandi yari afite umuntu w'umugabo yari yarashinze kuyobora cyangwa se kumanaginga izi bizinesi ze, birumvikana ko ushobora gusanga uwo mugabo wanapfuye wenda yari anamufiteho n'amakuru y'uko ari bimwe mu bibateranya n'umugore. Niba ufashe umuntu w'umugabo ukamushinga bizinesi ukagira gute, umugore yarangiza akakwirukana muri bizinesi, aho ngaho haba harimo akantu. Kuba ataragiye kumushyingura icyo ni kimwe, impamvu yatumye atajya kumushyingura ni iyihe? Nayo niyo kwibazwaho. Hanyuma umugabo agira gutya, aritwika, yitwikira mu nzu, inzu irashya ye, inzu irakongoka, ihiramwo abana babiri, ihiramwo amaboko y'igihugu. Nta wari uzi bari abana icyo bari kuba. Uriya mugabo nta wari uzi urwego yari kuzaba agezeho imbere hano, ariko byose byabaye imfabusa. Barashya, barakongoka neza neza, barashirira. Abana ngo babasanze bashiririye ari amakara, ari ibimenyetso bigaragara ko bari abantu. Abana ngo bafatanye, bahoberanye, bapfuye bafatanye. Mana yanjye, niba koko ijuru ribaho ukaba ubaho kuko w'amana we, nta gushidikanya ko abana batagiye mu ijuru. Abana bapfanye urukundo, bapfuye bafatanye. Abana nta kibi bari bazi, nta kibi batekerezaga, ntacyo bari bakamenya. Ibyabaye byose nta ruhare babigizemo. Niba na nyina yarababyaye ahandi, bo nta ruhare babigizemo. Aba bana ndashidikanya neza ko niba ijuru ribaho, abana bagiye mu ijuru. Ngayo nguko rero, ni inkuru ibabaje ariko kandi ntacyo twayirenzaho. Ibyabaye byabaye. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Niba ukunda ibiganiro byacu kuri Rukumbi TV, kanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Hanyuma rero munyemerere inkuru y'uyu munsi tuyisubikira aha ngaha. Ibiganiro byacu nakagaruka.